is it kandi nawe wabigizemo uruhare so ndi kukuvuga muri makeya ariko ibyo bintu bigomba kwemerwa ntago ushobora kubuza umuntu wari we wese kuvuga ku gihugu so abana ba Kagame nkuko wari ubivuze gutyo ikibabaje bari smart nkuko nari mbivuze ntago abana n'abana bari smart bazi ibyo bakora kuba byonyine cyo muravuga ati ikintu cyo muro yaretse ibintu byo gukurikira imirongo ya Kagame n'imirongo ya politike yageze ku ipeti rya major ko yigaga mu mashuri nawe ya gisirikare nk'abandi bose kandi we mukuru yagomba kuba Oredu yagomba kuba ari nka Kainerugaba ayoboye ingabo z'igihugu that was the whole plan ntago cyo muro rero yabuze imbaraga zo kuba umugaba w'umukuru w'ingabo z'igihugu cyo muro kwanga kuba icyo kintu ntiyakwanga kuba generali ntiyakwanga kuba umuyobozi n'undi ni umuyobozi yabyanga atabyemera ariko amin kubyishimira kubiba ariko kuki atabyishimira kuki atabyishimiye it's not about amashuri kugira ngo we president w'igihugu cyangwa utanga igitekerezo ku ishuri nta muntu ushobora gusubiza hasi cyangwa igitekerezo cye ngo nuko atageze ku ishuri kuko n'amategeko ubwayo akwemera imyaka 3 y'amashuri kandi benshi twebwe yose aritaye Kagame yatangiye kuyobora afite itegeko nshinga ryacu twemera ko abadepite bacu bagomba kuba amashuri 3 gusa uyu Janet Kagame papa we yari mu bantu bakoze ubwicanyi ndengakamere ariko nago bimubujije kuba ari first lady y'u Rwanda rero tuvuga twebwe nago dukeneye kumwita ngo n'umwana w'umwicanyi kuko ibyo abo yishewe ku giti cye abangabo ni bo umuntu yareba ariko nago turi mu mwanya wo kuvuga ngo n'umwana w'umwicanyi ariko turavuga ko atari ikintu cyiza ko birirwa bafata abantu bakaba bavuga ngo ibyaha byabaso n'abatarishe nabo babeshyeye bose ariko niyo yaba ari umwana w'intera hamwe nagagomba kubuharasingwa abafite ubuzima bwiza agomba kubamo nkuko Janet Kagame nawe nubwo ahageze tutavuga ko yahagejeje nuko yakoze cyane cyangwa bakoze cyane bakahagera harimo amagwe menshi ariko ni first lady w'u Rwanda wajya kumurega mu rukiko mu byo yagukore n'ibiki n'icyo ukajya gutyo ukafata nk'ama video yewe kandi ageze mu byaha yagukore ukayahisha nizo manzi yo zibayeho mwumvishe nk'izaba Eric Semuhungu bafunga urugi ibyo nibyo bitubaho muri activism tubamo cyangwa se muri kugushaka u Rwanda rwanyarwo rufite amateka yanyarwo u Rwanda nkuko Sheila bivuze rutazongera kugira ngo nkurwirukanye ngo rwanze ngo rwagize iki no so tujye tumenya gake nk'amateka rero ya first lady n'amateka atari meza habe na gatoya ikibazo wese agira amateka atari meza ariko ugize amahirwe cyangwa abandi bo bakagira ibyago ukabajya ku gakanu bishyura byaha byose kuko uba uhishuwuriwe bigatuma umuntu ashobora kuzira gyasi kuko akoze dufite amakuru ko hari abamama benshi cyane bamaze gukurwa mu buzima no mu byabo kubera ko uzuye umuntu kandi umuntu ni ishusho y'igihugu yakubishusho y'igihugu ntago impamvu bajya babihubukira umuntu akava mu bushumba ntago nukanye that's a job we all know what does refugee do impunzi ikora iki turanabizi na amateka yacu ntago ari amateka yo gupfobya ariko iyo bigeze mu rwego rwa civilization hari ibindi bintu bigomba guhinduka so abo bantu rero bitiranyije ibyo bintu by'amateka baraje n'umushumba dasi afasha umwana n'ibiki yibagirwa ko hari screening zizabaho cyangwa se amateka azagenda kandi uwo muntu ari iki ari ishusho y'igihugu so impamvu rero ndavuga kuri ibyo bintu nko ku mateka ya first lady reka duhere byibura urwo rubyiruka vuga ndarugeraho genocide yirwa rimba mu kanwa ke ndayigeraho nabo yirwa yishinja sinikibazo nge nemera ubwicanyi ubwo ari bwo bwose kuwa bukuru wari we wese n'umwicanyi mwijambo rimwe twamenyereye abanyarwanda ibyo twakuranye tubona umuntu wese umwicanyi n'intera hamwe kuri ngewe nta gisingizo cyiza ntaki umwicanyi mu bafatanye intera hamwe ko nabonye abicanyi nabonye n'amaso yanjye n'intera hamwe kandi bari abanyarwanda nkanjye mu gihugu cyanjye navukiyemo so Janet Kagame reka byibura ubwo bwicanyi avuga no kuba ari umuntu wigira innocent ku bintu byose ariko akarangiza ngena namushinja gukorana no kugendana n'abantu baduhekuye cyane cyane bo kwa Kajuga Robert abanyarwanda bagasa nkaho bumva ko mfashe marayika nkamuhindura daimoni this is it reka turebe aka kantu konyine
iyi ni letere Sheila, iyi letere ureba hano, ya ndayibona. ikintu cya mbere ndi bukwereke iva hehe, sibyo? Abantu bari kuri X batayibona ndabasobanurira ni Yes, iyi letere ntabwo iva mu biro bya Badrama, nta nubwo iva mu ni biro bya leta iva FPR, muri United Nations. iva muri United Nations. Ni letere yakozwe muri za 31 na za 58 y'ubwicanyi y'abantu bishe u Rwanda, bishe abanyarwanda. Abo bishe ni abanyarwanda. RFPR yatangira ikabanza igashyiramo imbere, igahindura n'ubwoko, ikagira n'ibiki. None aba n'abicanyi babayeho mu Rwanda. Uyu nguyu nimero ya 23 reba, bamwita Murefu Leonard. Murefu Leonard. Uretse gato hari nshaka gusobanurira abantu baba kuri Twitter kuko bo ntabwo bari kubona iyi video. Ni letre iva muri United Nations y'abantu. Iyi ni leta y'abantu bahawe imbabazi, bishe bishe abantu muri iki gihe, bakoze ubwicanyi ndengakamere, masake ari aka kanya wabyita genocide, ariko se ntago ari aka kanya. Ntabwo genocide ariko tuyemeza, gusa bakoze ubwicanyi ndengakamere. Byari ahangaha ni muri 14 z'ukwa karindwi 1961. Turabonaho amazina y'umugabo witwa Murefu Leonard. Uyu Murefu Leonard akaba ari papa wa Jeannette Kagame. Nubwo uvuze ngo duhere kuri background, wenda ahangaha impamvu dushaka kubivuga bikaba nubwo atari iyo topic, ariko impamvu dushaka kubizanamo nuko mu Rwanda hakomeza kuzaho ikintu cyo kuvuga ngo ababyeyi banyu ngibyo mwakoze, ngabana bose ngianga amashereka n'ibiki. Rero mu gihe Badrama avuga kuri background y'abantu, uyu Jeannette Kagame papa we yari mu bantu bakoze ubwicanyi ndengakamere, ariko ntabwo bimubujije kuba ari first lady w'u Rwanda. Rero tuvuga twebwe ntabwo dukeneye kumwita ngo umwana w'umwicanyi, kuko ibyo abo yishewe ku giti cye, abo ngabo nibo umuntu yareba, ariko ntabwo turi mu mwanya wo kuvuga ngo umwana w'umwicanyi. Ariko aha turavuga ko atari ikintu cyiza ko birirwa bafata abantu bakaba bavuga ngo ibyaha bya baso n'abatarishe nabo babeshyeye bose, ariko niyo yaba ari umwana w'intera hamwe nagomba kubuharasingwa, abafite ubuzima bwiza agomba kubamo, nkuko Jeannette Kagame nawe nubwo ahageze tutavuga ko yahagejeje nuko yakoze cyane cyangwa bakoze cyane bakahagera, harimo amagwe menshi, ariko ni first lady w'u Rwanda, kandi nta muntu wirirwa umuhagata umuri hejuru ngavuge ngo ni umwana w'umwicanyi. Kuba atari bititwa umwana w'intera, abo yirirwa ahagata abandi kandi abahimbira. No, Jeannette Kagame ari mu bantu bashinja abantu bamwe na bamwe, njya mwumva mu kanwa ke we na leta ye ko ni first lady, we n'umugabo we bashinja abantu ubwicanyi bwo muri 58 30 na kangahe, babushinja abandi. Hoya abuzi kurenza abandi. S'il vous plaît, azana twubahe nka first lady w'igihugu cy'u Rwanda. Kwanza ibyo bintu twe nta nicyo bitumariye nka Millennials, ntacyo bitumariye nka Genesis. Icyo byatumara no kubashyira mu nkiko igihe byaba ngombwa, ntacyo mu bitwigishaho. Muzabigumane n'ubwicanyi mwe mwikoreye. Ujye ureka kuza no gufata mu ba Millennials n'aba Genesis, wowe utangira kudutsindagiramo ivangura n'iyicarubozo, ugatanya kutwumvisha uburyo abantu batangiye kwica muri za 60 kandi ari basko babikoze. Yego Rama, urakoze kuri background dukoreye. Ikiyo tubikoreye ibi bintu bazanye byo kwirwa baharasinga abantu, bagafata umuntu bakamwita iki ngiki ngo so yakoze ibi, ngo nyoko yakoze ibi. Turi kubabwira ko akebo nigeramo. Icya mbere cyo you're not even sane, ntabwo namwe muri abatagatifu, ababyeyi ntabwo ari abatagatifu, kandi hari abantu benshi b'innocent mu Rwanda badafite ikintu kimwe babazwa. Rero mwe muzi byinshi mubazwa, ntabwo ari mwe muri position nziza yo kurirwa muharasinga abantu. Ibyo bintu navuga kuri buze kuvuga Rama muri lettre byose birimo, ariyo mpamvu nagira ngo ngusabe ujye reka tuvuge ku ngingo iyo ngiyo nkubajijeho dukomeze, kuko ibyo bintu byose ushaka gusobanura ndakumva bishaka kubana byinshi, ushaka kugira uburakari kwa byinshi mu mutwe, ndabizi ko ushaka gufilinga, ariko tugende ku murongo kuko ibyo bintu byose wavuga muri iyi lettre birimo. Iyi lettre ameze nkaho tuve muri modi y'uburakari dushyira uba muri showbiz nagari ngo turakare, ushatse kusoma no ku mazi ureba ibi n'abantu bakura ugera kabire bisereri kakwica. Noneho tugomba kubyoroshya tukabigendamo neza, kuko uru rugendo ni rurerure, tugomba kurugendamo
twabyoroheje kuko umuntu agiye gusa abantu kurakara bashaka ashobora no gufata guturika igihugu imitsi yo cyose mu mutwe bakakigira gutekereza nka ba hakiri kare. George. Igihugu Oya kirimo oya abadogiteri, kirimo aba tugomba enjeniyeri, aba kubyoroshya, generali, wowe ugashaka ngomba abantu batekereza nka kubahiringa ba mpara George. with facts. Yeah, Rama, hari lettre Butera Yeah. Knowless yigeze kwandika ntabwo mvanze ndagira ngo ukaminge down kuko ndabona risika yazamutse. Hari lettre Butera Knowless yigeze kwandika. Lettre Butera Knowless ntari umwana ngo mbyibuka ariko wowe ndumva ubyibuka. Ari lettre Butera Knowless yigeze kwandika mu Nyarwanda, ni muri cya gihe yashwaraga Akoze se abantu uri mirenizi, uri genezi, uri oya ndabyibuka ni kera njyewe hari abankire banjye babikurikiraga aho bari Knowless ni umvirenizi kandi iyo leta yandika sizi ko abagenzi bakageza igihe cyakora narigaga nko mu wa kane primaire ariko ndabyibuka kuko njye nayo mufana Knowless aza kwandika lettre muri ya minsi yari amaze gushikana na Safa agiye kugenda kwa ajyanye na Clement. Yandika lettre yo kwigira innocent, yo kwivictimiza, ariko reka ngubize kuri ntakubeshye sinzi iyo lettre ni bwiza ariko ntabwo wayoberwa wagira ngo nyiramonge ajya kwandika ibintu ndayizi ariko yabwiye Knowless ngamubwire oya byihorere njye nagiye kukubwira nyira kari kanyuzemo wagira ngo yagiye Knowless amugira inama mubwira ukuntu ari bubyandika kuko ibintu byuzuye muri iyi leta ni ibintu bya manipulation. So icyo reka tukirenge, turabivuze ko ntabwo umubyeyi akora ibiri mu bushobozi bwe ngo arinde abana be. Umubyeyi ubikora ntabwo akora nk'ibi ngibi, nta n'umubyeyi tumubonyemo umubyeyi gito. Yakomeje avuga uraseka. Jeannette Kagame yakomeje avuga ngo mbega ukuntu twifuzaga ko urugamba Rama, you're gonna mute your mic, okay? Mbega ukuntu twifuzaga ko urugamba rwo kuyirwanya rurangirana natwe. Mbega ukuntu twizeraga ko imvugo jenoside ntizongera ukundi ibaye ingiro ubuziraherezo. Mbega ukuntu twari tumaze kwizera ko intugu zanyu zitazaremererwa n'umutwaro w'aya mateka ashaririye ya jenoside, kandi ko intekerezo zanyu zitazasakurizwa n'imvugo mbi yakoreshejwe mu icuraburindi twaciyemo yuzuyemo urwango n'inabi. Mbega byinshi byiza twatekerezaga bitakunze. Hano hari akantu kamwe nshaka kugira ngo uvuge ko abavuga ngo mbega ukuntu ngo twizeraga ko intugu zanyu zitazaremererwa n'uyu mutwaro. Ni ukuvuga ngo njye mu mboni zanjye ko mbibona muri iyi myaka 32 ishize bakoze ibintu bishoboka byose. Rama bishe aba journalists mbere wambara akantu kamwe ari nge n'abadukurikiye dusubiriremo iyo lettre. To be honest, it's amazing. Ayo magambo nanjye ndi kuyumva nubwo nanayisomye ariko nkavuga harya ubundi reka kano nkasubire ikintu nshaka kuvuga. Ndayisoma step by step. Aravuga ngo mbega ukuntu twari tumaze kwizera ko intugu zanyu zitazaremererwa n'umutwaro w'aya mateka asharira ya jenoside, kandi ko intekerezo zanyu zitazasakurizwa n'imvugo mbi yakoreshejwe mu icuraburindi twaciyemo yuzuye mu rwango n'inabi. Njye ahantu ikintu navuga iki kintu cyo kuvuga ngo intugu zanyu, twese turabizi ko first daughter Ange Kagame ntabwo ameze neza, ari gufiringa with the depression. Ikindi ni uko uriya mwana uko mu bihe byagiye bitambuka byagiye bigaragara ko agenda bamugaragaza agenda muri presidence ari kumwe na papa we bakira abashyitsi ibiki, nyine nk'umuntu uri gutegurwa kuzaba president w'u Rwanda. Kandi tubizi twese nk'abanyarwanda n'amahanga arabizi sure. Kandi President Kagame yigeze no kuvuga ko yifuza kuzasimburwa n'umugore, ariko nubwo tutabyemera turabizi ariko ntabwo tubyemera kuko yaba yarabiminingaga ntabwo ari gufunga Victoire Ingabire. Ni umugore mwiza kandi w'umuhanga, ntabwo ari kufunga, ntabwo ari kukubuza Diane Rwigara kwiyamamaza. Urumva ko FPR yari ifite amafaranga, bariya n'abantu biyamamarizaga bameze nk'ari abakandida b'ingenga. Ntabwo nibaza ko hazamo manipulation n'ubujura bw'amajwi bari kubatsinda, ariko ubwoba rero icyo cyo kuvuga ngo ibyo kuvuga gutekereza ko umugore yamusimbura agatekereza ko ari umugore wari we wese
ibyo ntabwo byizera. Mm. Rero ahangaha ko biteguraga ko bizeraga ko bazica aba generals, abantu bose bafatanyije muri urwo rugamba rwabo rwo gufata ubutegetsi, abantu bose babafashije n'abatari muri FPR, abantu bagiye babafasha mu bihe byo gufata byo kuza mu Rwanda, bari bashyigikiye kuko batabagahunguka, nanjye mbishyigikiye kuko bari impunzi, ntabwo bagombaga kuguma ari impunzi, bagomba gutaha mu gihugu cyabo, nubwo byagezeho bakabivanga, amasezerano yasinywe bagahanura indege, ibintu bikaba bibi, hakabantu nka shonga yari yabafashije, abantu nkabakogera mu ngo yari yabafashije, ariko abantu bose bagiye babona bazi akazi babakoreye gakomeye ka diplomasi, babigijeyo bagenda bakubura umuntu ufite akenge wese bagakubura, umujana ufite akenge bagakubura, barusagara abandi bose bagenda babigiza ku ruhande, ku buryo cyari gihe Kagame ageze kuvuga ngo ngo nzagenda nta muntu n'umwe tungana ugihari, like hari abantu batoya. Niyo yari aim yo kugira ngo atazajya nusigara uvuga ibintu yakuvuze, atazajya nusigara documentinga ibintu yavuze, so yibagiye ko twe tuzamenya ibyo n'abasekuru bavuze. Exactly. Ikindi kintu yakoze, afata abahungu be abashyira mu gisirikare, abakura mu mapeti nka ziriya nkoko z'amapondezi. Bro, ziriya nkoko zikurira 2 weeks man, 2 weeks bazibaga, rero nabo mu kanya bagenda buri kanya bagenda babahereza amapeti. Ni ukuvuga ko yari yaraplaninze neza ko umuhungu we ari mu bintu by'ubucuruzi, ari muri RDB, like amafaranga y'igihugu yose ari mu ntoki ze, umukobwa we ari muri presidency, abahungu be nabo bari mu gisirikare, ibintu byose bisa nkaho yabitangatanze, ariko yumva ko ibintu azabishobora. None ahantu ibintu bigeze, ntabwo miliyoni zirenga 10 z'abakongomani yishe, ntabwo Ange ashobora kuzikorera ku mutwe we. Abanyarwanda bose yangaje ibibazo bihari, ibintu by'intambara byose bihari, ntabwo Ange yabishobora. None Ange ari muri depression, ibintu byamanye byinshi, ntabwo ashobora kuza mu kazi, arariyabuza amayoga. None nyina aje kudutetaho atubwira ngo mbega ukuntu ngo twumvaga inyungu zanyu zitazaremererwa. Byaba byiza giye ba precise kigenda gashyiramo izina ry'umukobwa we, akagereka kuza kudushyira izi drama. Sinzi ko we inuza iyi ngingo yumva, reka tuwe turekeye ahangaho banza ubyumve. Uyu mutwaro avuga uzaturemerera, iyo mitwaro ubona ubundi yaremerera Ange, kuko ni Ange hano yavugaga obviously, ntabwo yavugaga Shira cyangwa bad drama, no. Yeah, urakoze Sheila, urakoze kandi 90% ukuri kose ubugutanze. Ikibazo kimeze uba ukivuze neza kandi ukanagisobanura, ukagaragaza plan y'umuntu n'uburyo iyo plan ishobora, uburyo ushobora kwiyubakira bombe atomike ikarangira iturikiye mu nzi wawe. Ari nabyo iyo nganiriza abanyarwanda n'ibiki mbabwira, nkababwira ntago ngewe nshobora kuzaturikira muri bombe iteze nyireba, ntafitemo uruhare n'urumwe kandi ntashyigikiye. Aricyo mbwira abana b'abanyarwanda, babwira ini mbere yuko utangira kurwana na bad drama, we banza ukurikirane byibura abakuyobora bo bafite amahoro, bo ibyo bintu ntibabibona. Kuko Sheila icyo ukubivuga nanjye niko mbyumva, abantu ba mbere bafiringa ingaruka z'ibi bintu twe tuvuga, apana kuko bad yabivuze, ahubwo kuko bo babyibazaho, kuko bo barabizi bo ntabwo bagomba kujya bo ni ba master babyo, urabyumva, nibo babizanye. So byatangiye ku affecting igihugu binyuze ubwabo muri families zabo, kuri bo ubwabo. Ari nabyo bibyara n'ubu bukene bwose dufite, nayo magereza yose bifite. Ariko umunyarwanda ntago ashobora gufungura amaso ngo arebe kure, ahubwo arabanza akibaza ku buzima bwa bad drama, akibaza ku buzima bwa Sheila, akumva ko akatangira agashaka kubanza kuguguringa amashuri Sheila yize, akibagirwa ko uwo tuvuga it's not about amashuri kugira ngo we president w'igihugu cyangwa utanga igitekerezo ku ishuri. Nta muntu ushobora gusubiza hasi cyangwa igitekerezo cye ngo nuko atageze ku ishuri, kuko n'amategeko ubwayo akwemera imyaka 3 y'amashuri, kandi benshi twiziririye yose aritaye Kagame yatangiye kuyobora afite itegeko nshinga ryacu, twemera ko abadepite bacu bagomba kuba amashuri 3 gusa. So bisobanuye iki rero? Icyo kintu uvuga cy'iyo mitwaro abavuga ntago ari impuhwe twebwe abadufite, kandi igisobanuro kirumvikana, kikumvikanira mu bikorwa bo bari guhura nabyo. Ati ntago twe tuzi ko bizabageraho namwe.
ntabwo Jeannette Kagame kumenya ko byatugezeho ari abo bana yabonye kwa Kabuga nuko abibona mu rugo iwe nkuko wabivuze neza Sheila, which is good ku munyarwanda ko yakabanje akareba imbere ye. Mureke kugenda mureba ku mano yanyu, murebe imbere, banza urebe imbere, urebe imba nta cyizere bafite kandi bahangayikishijwe n'ibyo bakoze. Wowe ufite ikihe cyizere kuki utanahangayikishijwe n'ibyo bintu ahubwo ukahangana n'abahangayikishijwe nabyo? It's example ukubivuga. Umwana yarateguwe, twese turabizi, kugira depression arazifite. Ntago ari mama wenyine ubivuga, na papa arabivuga. Papa yaje atubwira ko umwana agomba ku divorce, bahita bashyira itegeko mu Rwanda ko nta muntu ugomba ku divorce. Ariko yabivuze nka icyo Sheila uri no kurwana nacyo, uri no kurwana ababyeyi gito kukibaza bagashaka kutwicaraho twebwe aba Gen Z millennials, abantu tudahuje ibyaha, agashaka kubisha ngo bana bacu, kandi koko ntago turi abana babo, ahubwo bana twica, bana dihemukiye. Kirajyana nongereho kuri iki tuvuga nuko aba bantu turanabarambiwe, bareke kudusuzugura wana. Uziko baragenda bakagira misunderstanding mu rugo rwabo kubera ko batazi gutandukanya igihugu n'urugo rwabo. Yabona umwana we yashwanye n'umugabo akaza agafata speech agatangira kuvuga imbere y'abantu ngo ngo niki gituma ngo abantu babiri bananirwa kubana. Who cares? Ibyo ninde bireba ngo abantu babiri birafasha iki ku gihugu? Twagutoreye kuducreatingira akazi, kuduha umutekano, kutubwira speech zitwigisha. Iyo uraza kutubwira ngo bagiye kudivorce bitumarira iki? Oya, ikibazo gihari nuko ibibazo byose iyo agize ibibazo mu rugo, iyo yarwanye n'umugore we, iyo bana be babyanze, iyo abana be bishwe n'inzoga, dore ko ari abasinzi, urabazi bose abantu babi Kigali barabazi. Byatumye business yose y'u Rwanda, isoko ryose ry'u Rwanda ry'abantu bakora business ijyanye n'icyo kunywa, icyo kurya, icyo n'abasmokinga, smoke it's allowed all over the world mu Rwanda turabikora. Byatumye boss ubwo bucuruzi bupfa kubera umwana wawe umwe ukagendera ku bugwari bwe cyangwa se ibyishimo bye wowe udakunze. Ntago ari n'ubugwari, bushobora kuba ibyishimo by'umwana uri gutegura kazaba perezida, umwana we Israel. Bro, mwakoze ibyaha byisha abana ba Kagame Sheila kuba bitwara kuri. Ntago ari abasazi, abana ba Kagame ni abagenuine, barize, bari smart, bize muri Amerika. Iyi myitware yabo ku babyeyi babo isobanura bya bintu ababyeyi babo bakoze. Ntago uyu mwana njewe Ramadhani Badrama nshobora kumenya amateka ya Murefu nkayarusha Ian wize Harvard. Uranyumva neza Sheila? Yes. Ntago nshobora kumenya amakuru ya Murefu ari we sekuru we ngo afande Ian wize mu ishuri ry'ibwami mbimurusha. N'amakuru ya Kanjogera ntago namurusha amakuru ya Kanjogera, kandi ubwami burangirira mu nzu yabo. Ko nubwo tutagikoresha ubwami mu buryo bwemewe, ariko twemera imiryango. Nese twaca umuryango, ntago twaca umuryango, si n'ikibazo. Ko abantu bava kwa Kanjogera bayobora igihugu si ikibazo, kuko n'abazava kwa Habyarimana bazayobora igihugu, abava kwa Kayibanda bayobora igihugu, abava kwa Kigeli bayobora igihugu. Everybody is ari mu gihugu. Ni nacyo kintu tunifuza, nacyo kintu tunakeneye ko mwubaka icyo kintu muvuge ya abantu bo kwa Kayibanda bayoboye igihugu, abantu bo kwa Habyarimana bayoboye igihugu, abantu bo kwa Kigeli bayoboye igihugu, abo kwa Kanjogera bayoboye igihugu, abo kwa Rudahigwa bayoboye igihugu. Muvaneho mwebwe gukoresha noneho uwo muco wanyu n'ubwo bwoko bwanyu n'ayo mateka yanyu kubihindura intwaro mwikubitisha mwebwe ubwanyu, ariko twebwe tukabirenganiramo binarenze no tutanabisobanukiye, tutanabizi, mukaza mugahonda amanyundo. Umwana arivukira nk'abahati w'umuhanzi akiririmbira, ukavuga kubita amanyundo nese kuki udashaka ko ndirimba amateka y'igihugu cyanyu mu myaka 60? What's wrong with it? Because you connected with it, kandi nawe wabigizemo uruhare. So ndi kukuvuga muri makeya, ariko ibyo bintu bigomba kwemerwa. Ntago ushobora kubuza umuntu uwo ari we wese kuvuga ku gihugu. So abana ba Kagame nk'uko wari ubivuze gutyo, ikibabaje bari smart nk'uko nari mbivuze. Ntago ari abana n'abana bari smart bazi ibyo bakora. Kuba byonyine Cyomoro avuga ati ikintu Cyomoro yaretse ibintu byo gukurikira imirongo ya Kagame n'imirongo ya politiki, yageze ku ipeti rya major, ko yigaga mu mashuri nawe ya gisirikare nk'abandi bose, kandi we mukuru yagomba kuba Oredu yagomba kuba ari nka Kainerugaba bayoboye ingabo z'igihugu. That was the whole plan. Ntago Cyomoro rero yabuze imbaraga zo kuba umugaba w'umukuru w'ingabo z'igihugu. Cyomoro ntiyakwanga kuba icyo kintu, ntiyakwanga kuba generali,
ntiyakwanga kuba umuyobozi n'undi ni umuyobozi, yabyanga atabyemera, ariko amin kubyishimira kubiba. Ariko kuki atabyishimira, kuki atabyishimiye? Nuko Cyomoro aya makuru mvuga warayazi, kandi azi ko ntabwo Kagame ari u Rwanda nkuko Kagame abivuga. Cyomoro azi ko u Rwanda ari u Rwanda nyine rw'abanyarwanda, azi ko ari umuntu nk'abandi, azapfa nkuko Habyarimana yapfuye, nkuko Kayibanda yapfuye, nkuko Kigeli yapfuye, nkuko Rudahigwa yapfuye, nkuko Idi Amin yapfuye, nkuko Obote yapfuye, nkuko Nyerere yapfuye, u Rwanda rugakomeza. So we noneho umuntu uzanakomezanya n'u Rwanda kanarusigaho n'abandi, ntago ashobora kujya guheka iyo mitwaro nkuko mama we abivuga. The boy knows. Ariko ikivamo kuko ababyeyi babo bahatira cyangwa bagashaka kuko nibo bumva ko babacungura n'abandi, abana bikarangira bagiye muri za trauma, bakajya muri drug, cyangwa bakigira abantu batari seriye, ariko bababyigira ku babyeyi babo. Ntago ari kuvanga abana ba Cyomoro ntago bari seriye, very serious, bazi business. Nubwo bakora inyinshi ziva mu maraso y'abantu kubera imitegekeye ko nta kintu cyo mari bujye kugura, nta kenera Kangondo. Of course aravuga ati nkeneye Kangondo, ntago nashora muri basi, ntago arenda kujya kubisaba, nta muhoranya ngo funga imihanda, bagomba kwifunga, bagomba kwibwiriza. At the end of the day cyo muri aba yabivuze atayibuze, bagomba kwikwa kwa system yubatswe ko ngibwami bagomba guhabwa byose. Ntago twubatse ibwami bagomba guhabwa byose.